hari umuntu ushobora kuza akakubwira ijambo ukibaza uyu muntu ari gutekereza ko azapfa, uramutse ugiye se hashika sibyo, ukare mu rugo ukuntu zuzuye. Buriya Imana yazanye urupfu yarakoze, Imana yazanye urupfu yarakoze, kurako itakizana urupfu ntabwo twari gukira abantu. Bamaye ngo dusangiye n'umumama, umumama mandi ufite abana bro wabyaye mani, wowe ngo ntabwo nasangira nawe. Impamvu mavuga bino bintu ari ukugira ngo n'abandi bafite ubumuga ibintu byose ushobora kuba wacamo menya kuko byasa kose n'ugomba kwigira. Turacyafite ikibazo mu Rwanda cy'ababyeyi bafite abana bafite ubumuga, no kugira ngo uwo mwana musore hano hanze bikaba ni iki usaba abantu muri rusange, cyane cyane abantu bita ku bitabareba cyangwa ku batabareba, nyine gutyo nk'umuntu aratambutse agahita ahinduka ikiganiro cyangwa se sindagera hejuru hashoboka, nta nicyo nyine, nta kintu cya danje nyine kiri hejuru ndagero gishoboka, ariko umutima, imbaraga, kwihangana, umwuga akabyara iki nyine, akabona iki, amafaranga biturutse kuki yamaze kwisobanukirwa, amenya ngo ni gushaka iki. Mani twaba abantu badanje n'abandi bakurikiye kino kiganiro baturebe babyumve. Uramutse ushobora kuba watera inkunga projet nge mfite, ufite hari projet ihari draftinze ihari yo yawe yego izajya ifasha abantu bafite ubumuga, sinabafite ubumuga gusa, yego nkagura imishwi y'inkoko, nkagenda nkoroza nk'umuntu ufite ubumuga. Hari abana bafite ubumuga bagiye babura amahirwe yo kwiga kubera ibi bibazo nagiye mvuga. Ukeneye kubageraho nkabanza nkanabaganiriza. Rumbura hari ukuntu uganirizamo umuntu ugahita umusenyamo ibyari bimurimo bibi, ukamukangura, ugahita umukanguka mu bakakizira cy'ejo hazaza. Kigali News Channel. Stay connected, stay entertained, and stay inspired with Kigali News Channel. So guys, ni wa mungu wanyu nk'ibisanzwe, ni nyina amasimi n'amakombe yirukaka kubitira umwanzi ahareba inzega, kagarara umuzukuru w'Imana, sinigeze nkikuzo namba, ahubwo natoye isaro risakara mitima ya rubanda. It's your boy again. Nk'abantu rero reka mbifuriza ikaze ndetse mbifuriza kugira amahoro y'Imana ndetse no guhirwa muri byose. Ndetse tukomeza no gushimira abantu batwereka urukundo kuri Kigali News Channel, abantu bakoze subscribe turabashimiye cyane, ndetse n'abateganya kubikora kuko iyi channel yahawe umugisha n'Uwiteka. Kandi amakuru mfite ngo nuko ngo no mu ijuru bakoze subscribe ba marayika. Ese ubwo ni iki kintu cyahawe umugisha Kagara? Ikintu cyahawe umugisha nuko ubundi ikinyereka ko ikintu cyahawe umugisha nuko ibikorwa biriho hari uburyo bifashamo abantu, ndetse bikagira n'indi nyungu yindi ku ruhande rumwe cyangwa urundi. Indi nyungu yindi abantu bagiye kumaza iki kibazo abantu baba bafite, bagiye gutambwira ngo inyungu y'amafaranga. Nanone ariko hari ikibazo se inyungu y'amafaranga cyane nabyo y'amafaranga meze neza. So ntago ari neza cyane, gusa nyine meze neza. Harabura ikize ababura byinshi. Nose umuntu nyine ikintu abanyarwanda nyine tuba dufite, umunyarwanda murahora mu gitondo wamubaza ngo waramutse, akubwira ngo naramutse, kandi yaraye ageze gute abuze umuntu cyangwa umuntu yarayapfuye. Sibira bintu twabyita iki kurenzaho ni iki? Oya ngira ngo kireka uramutse umubaje ngo kanaka yaramutse kandi uwo muntu ataramutse yapfuye, ariko we aba yaramutse, niyo mpamvu babikubwira. Iriya mwaramutse bikuye mu bintu byinshi. Uragira umuntu bakubwiye mwaramutse kubaje amakuru, ako mwaramutse nanone iri mu bwinshi cyane. Nyine ashobora kubwira ngo mwaramutse, ariko baza n'abawe n'abandi bose muri rusange. Niyo mpamvu rero nyine ugomba kuvuga ngo nyine uretse ko ni umuco wacu, ndeka mvuge nk'uwito w'Abanyafurika niko tumeze. Umuntu arakubwira ngo meze neza kandi aburaye nk'inshuro ebyiri. Ibyo ni ibintu bikunze kubaho cyane. Kandi urango njya numva bavuga ngo urango ngo gutakira umwana w'umuntu sha ngo ni ibisazi. Kagara biba ari ibisazi. Umeze neza nako ntago umeze neza cyane, ariko umeze neza mu gace. Nako gace nta kariho umeze neza.
kucyumva ko nagusubiza ibyo ushaka se njye ntabwo ushaka kumbwira ko nkubwire ngo nyine ushaka kumva ko nkubwire ngo meze neza ujya mbwira ko utameze neza ntabwo meze neza urakoze cyane yego hari ikintu nakora se ukamera neza nonaha ngaha none se tuvuga ko bimeze gutya mbona ukubaho ntaribi njye ntabwo nywa inzoga ngurira fanta mugurire fanta ahantu turi urahazi ahantu turi ndahazi ndaguha akazi ko kujya kuyishakira akazi ko nafata akazi karagoye kabisa ntabwo ugeze ariko ubwo turaza kuza kubishaka nyuma y'ikiganiro nta kibazo Kagara kandi mbaye nshimiye ikibazo ni uko ashobora mw'abantu mwe ashobora kuza akabimbwira ngaha kubera ko turi kuvuga uwo muntu ubona ni njye uwo muntu ni njye zumvishe mvuga wowe ko mvuze ngashobora mvuga ngo gade reka Kagara ikiganiro duheruka gukorana wigeze usoma komenti iyi komenti nazisomye abantu baragikunze hari umuntu umwe wampamagaye arambwira ati mwakoze ikiganiro cyiza ariko yifuza ko twazamuheza igice cya kabiri ni ikiganiro bavuga ku rugendo rw'ubuzima bwawe ku bintu waciyemo hanyuma ariko yarambwiye ngo hanyuma uzanamutubarize biturutse ku kuntu ateye sitori isekeje yaba yaramubayeho sibyo nibabaje yaba yarakubayeho feedback nyine umaze kubona kwanza kubera za kiriya kiganiro wabonye zari zimeze gute mbona ukuvuga ngo wenda reka tubitangiye muri ubu buryo kuba ngo uko byasa kose nahise mbona ko nyine kiriya kiganiro hari abantu cyafashije kuko njye hari umuntu wamuhamagaye arambwira ati Kagara kubera kiriya kiganiro narebye cyatumye niyumvamo icyizere kandi kindemamo kumva ko uko byasa kose yego nanjye uko byamera kose ibintu nabikora nkabigeraho cyangwa se hari ibyo nabashije guhindura mu ntuza nyine muri njye ndakeka nk'abantu bafite ubumuga babiri baraguhamagaye n'undi umwe usanzwe yarambwira ati uretse ko wenda nyine wavuze ku rugendo rwawe rw'ubuzima natwe nyine wavuze ku bantu bafite ubumuga natwe nyirizina tutabufite natwe ari isomo twabashije kwigiraho kuko niba ubyibuka neza kiriya kiganiro mbega navuze urugendo rw'ubuzima bwanjye mvuga uburyo nabangamiwe bitewe n'iki n'imiterere yanjye so ese Kagara hari nk'igihe waba wibuka ko watubwiye ukuntu wagendaga muri karitsiye mu giturage aho mwari mutuye abantu bakavuga amagambo asesereza bakakubwira amagambo asesereza hari nk'ijambo rimwe waba wibuka si ngombwa kutubwira nyine uwari kubwiye ariko hari nk'ijambo wibuka kabisa ukavuga ati iki gihe narakomeretse cyane so kamubwiriza ukuri reka mvuge kino kintu nabyita sinzi ukuntu abantu basigaye babayeho hari umuntu ushobora kuza akakubwira ijambo ukibaza uyu muntu ari gutekereza ko azapfa ese uyu muntu ari gutekereza ko ariwe wizanye ku isi ese gadeye kamanzi mubaze mani iyo ubona umuntu sibyo kanya twicaye uramutse ugiye se hashika sibyo ukareba abantu muri ubu kuntu zuzuye urumva abantu bapfuye gade abakobwa beza abasore beza abantu barebare abantu bagufi bose urupfu ntabwo rutoranya uko waba uri kose uko wameze kose kandi nyakunda kubwira abantu ngo ntitangira tiza
mpereye muri ubwo buryo kugira ngo nze gukumvisha ibintu neza nayo ndi gusobanura icyo umuntu ari cyo. Hari igihe umuntu yifata akakubwira ibintu ukibaza uyu muntu ni umuntu uri ku isi, ese ku isi ni iye, ese isi ni iwabo. Njye nkunze reka mvuge ngo sinjye kuvuga abandi, njye nubwo ndi kwivugaho kuko I don't like it to talk to others. Sibyo? Ni ukuvuga ngo rero yego ukibaza uyu muntu nyine azi ko basi dufite agahe gato ku isi. yego Burangiye hari ikintu ngewe nkunda cyane Imana. Buriya Imana yazanye urupfu yarakoze. Imana yazanye urupfu yarakoze. Kubera ko itakizana urupfu ntabwo twari gukira abantu. bisobanuye iki? Ibaze umuntu ashobora kukureba we akajya abona ikindi kintu. Man, uva amaraso nkaye bro, ibintu byose nyine uri umuntu. yego ese gatekereza ko gutyo wowe wicanga wambwiye nabi cyangwa se wavuze undi muntu nabi. Njyewe man, nabwiye amagambo mabi na n'ubu ngubu ntabwo byari byagabanuka kuko narababwiye ati naje mu isi, iyi si nkimara kuyigeramo cyari kuhangana n'ubuzima byari bitangiye. Umuntu arakwanga ntacyo mupfa kubera ko akubonye gusa agahita avuga ati buriya ikintu njye niswe ikintu sinigeze nitwa umuntu. ni abantu bose muri rusange? Ntabwo ngiye kubavuga ngo naba ngaba naba, sinigeze mbyitwa n'umuntu umwe. Abantu bose bakwise ikintu muri rusange, abantu bose aho wagiye hose aho wabaye hose? Ntabwo ngiye kuvuga ngo ni abantu bose, bamwe na bamwe kuko wese ntabwo twumva ibintu bimwe. Hari umuntu buriya hari abantu nyine bafite IQ iri hejuru batekereza akavuga ati ibintu bimeze gutya, nyine abantu bafite ubwenge. Man, ngiye kugira ngo ngiranga mbundi we none anga kagarara. Naciye mu bintu man bibabaje na n'ubu ndeka kuvuga ngo na n'ubu ngubu niyo sindimo nzakomeza mbicemo, ariko ikintu cya danje ngiye nizera nuko ibyo bintu bikomeye ngomba gucamo, ngomba kuba icyo nashatse kuba uko byasa kose. Kagara, uretse kugenda uretse kujya ku kindi kibazo kuko nshaka gusobanurira kuko urumva nabanje kukubwira muri detail ukuntu bimeze. Amajije ngo umuntu ngo ishobora kuba yarambwiye nyine ikintu kibi kinkomeretse, ntabwo nakubwira ngo si kimwe ni byinshi, n'ubu ndacyabibwirwa. Wenda reka nguhereze nko kuri story ho gakeya. Nageze kuba ndahantu man, umuntu nawe ariyizi tu, ndavuga ibintu bibiri kuri iyo ngingo mbwiye. Sibyo? Icyo gihe nari mvuye ku ishuri, urumva noneho shaman bro, ari ibintu bya danger man, urumva ngiye duhura n'uwo muntu bro, turahura gutya bisanzwe. None ikintu kinatangaje ni uko uwo muntu nyine hari uburyo dufitanye nyine relationship tu. Sibyo? None uko uwo muntu ari umuntu wa hafi yawe yanjye, arangije arandeba mvuye kwiga, arangije arambwira ubuze nkawe kwiga ngo uzimarire iki, uri kwiga ngo uzakora iki, ngo uzimarire iki? Shini nuko cyumva mani byagukomerekeje cyane. Man bro, ibaza umuntu ukubwira ngo urimo urakora iki ngiki kugira ngo uzimarire iki, baguciye intege. Urimo urakora iki ngiki ngo uzagere kuki? Urumva uwo muntu kubera iki? Physical uko yakubonye gusa. Icyo ni icyambere. Ikindi kintu cyageze kuba man, nyine aba ari ibintu byinshi bro, aba ari ibintu byinshi turaziye tubiganira uko uzatubona umwanya. So twageze kuba twakibye gukora akantu, sibyo? Turi ahantu tu nyine hari ukuntu muteraniye muri activity nyine runaka muri abantu benshi, noneho activity nyine yarangira mukajya kurya, sibyo? Urumva nyine yo muri ahantu hamwe nyine muri benshi no kujya kurya ni hari igihe mugera gutemurira hamwe nyine mugasangira. Noneho hari ukuntu nyine usanga amasani amwe abura nyine akaba makeya, bigasaba ko nyine babiri bagenda basangira. Prone
gusangira ni ukuvuga ngo nyine batanze ibiryo nyine dusigara nyine biba ngombwa yuko abantu babiri bazajya bagira gute bahura nyine kusani bagasangira. Ikintu cyambaje urakizi se, bamaye ngo dusangire n'umumama mandi ufite abana bro wabyaye mandi, umuntu mukuru wabyaye bro, ufite abana, yego ufite abana wabyaye uzi nyine umukuru tu, nimvuga umuntu buriya mukuru wabyaye umwana umwe babiri batatu bane, urumva ari umuntu mukuru cyane kandi aba ari umuntu uzi isi ukuntu imeze. Tugiye gusangiriza ukuntu yambwiye se, kuko mva bahise nyine baduha ibyo bambwira tugenda usangira n'uriye, wowe ngo ntabwo nasangira nawe. arabikwibwira gutya kureba mu maso cyane riri, arambwira ati wowe ntabwo twasangira. utekereza iyihe mpamvu yanze ko musangira? mwana reka nkubwize ukuri, abantu njye na n'ubu ngubu niyo impamvu natajya nkubwira ngo hari igihe umuntu yifata nkaho mana ari gushobora kuba nyine isi ari yiwe tu. singiye kubimushinga, singiye kumuvuga ngo ni kanaka cyangwa se ngo n'uyu nguyu, ariko umuntu ariyizi, nta nubwo nzigera muvuga kugira ngo wumve ngo bagiye kuvuga ngo abandi ngo bitangazamakuru wapimye mba mfite uburyo nkoremo ibintu byanjye. Gusa uwo muntu ariyizi, impamvu mavuga bino bintu ari ukugira ngo n'abandi bafite ubumuga ibintu byose ushobora kuba wacamo, menya kuko byase kose n'ugomba kwigira, n'ugomba kuba umuntu kandi n'ugomba kwiyubakira hazaza hawe utiteye kuba guca intege. Urumbaje ngo ntekereza ko indi mpamvu ngo yabimbi yariye physically uko ngaragara nyine kundeba gusa tu akambwira ati ntabwo twasangira. Shamani so rimwe na rimwe umuntu arabyirengagiza, urumva, kugira ngo nyine agire ibintu yiyubakira kubwiwe ku cye giti, ariko mu buzima ntabwo nyine ibintu biba byoroshye tu. Kagara, ibyo bintu noneho kubirenga, nyine guhangana nabyo, rwari urugendo rumeze rute kubana n'ibyo bintu, kubikuriramo kugeza ugeze uyu munsi? Rwari urugendo rumeze rute? Ni ukuvuga ngo rwari urugendo rutoroshye cyane ndetse runakomeye, kugira ngo ngende Kagara uyu nguyu cyangwa se nyine nigiremo ubundi bushobozi tu, kuko umuntu ashobora kuba yaza akambira ibyo bintu nyine nkumva ndi tafu nkomeye, byasabye ibintu bikomeye. Icya mbere cyo byansabye gusobanukirwa ngo ndinde, urumva, birongera nyine ndatekereza ndavuga ati se ndi gushaka icyazaza hanjye, nkeneye iki? Ese abambwira ibyo bintu bamfiteho ubuhe bushobozi? Ese ko umuntu yamvuga ati kana kameze kuriya kimuga kikini ibintu nk'ibyo ngibyo, ese ibyo bintu kubimbwira arabimbwiye none ahangaha birampindura hiyi cyangwa se yabivuze yagiye, ese mbisigane ngiye mbyicane mu mutima bitume babwo n'ibindi bindi gutekereza bipfa. Ni mpamvu navuze ngo ngewe bro namundi kubabwira ati nta muntu n'umwe ushobora kumbwira ikintu ahangaha ngeze ngo wumve ngo cyangwa ngo cyaciye kuba icyo wavuga cyose, kubera ko namaze know who I am, namaze kumenya uwo ndi we, urumva, maze kumenya ngo Kagara nyine ndindi. Nta muntu ushobora kumbwira ikintu kakanya nje uko meze uko nguko ngo kinci intege, kubera ko uwo muntu yakimbyiye yagiye amagambo gusa, amagambo ntacyo yantwara ngewe. Nyine uravuga ugende nge nkomeze nkora ibyanjye, wowe uravuga ntari bukomeze uvuga, kuko njye gutakaza umwanya kuri ibyo bintu wavuze biranyicira ibindi bintu byanjye nimo nitegurira. Ikintu rero ibintu bisaba gukomera, ukikuramo ngo bambwiye ngo ndi ikimuga, bambwiye ngo nta kintu, sori gukoresha n'amagambo abantu batwihanganira, sori gukoresha n'amagambo, nuko ndi gutanga ibintu ndimo ndavuga, hari abantu benshi ushobora kuzafasha ndetse binafasha kwata natangiye kuyibona man, kandi ntabwo ari ibintu bibi, ko navuze ngo narakubwiye ngo turacyafite ikibazo mu Rwanda
cy'ababyeyi bafite abana bafite ubumuga no kugira ngo uwo mwana amusohore hano hanze bikaba ikibazo gikomeye. ntago baraba proud ntago baraba proud y'umwana yagize gute yabyaye, ndetse akumva ko abandi bantu bamubona azaba ari ipfunwe kuki ku muryango. Noneho bipfe byose uwo muryango ari abantu bishoboye babakiri, abantu bazabona uno mwana turi abantu bubashywe. Bura umukene buri akenshi ku bakene nyine no nyine nta nibirenze, ariko none uko nyine bafite akantu ka kubahiro mwene Imana. Ndavuga ibintu buririyo muze kumbabarira, ndavuga uko ibi bintu ni ikibazo nge ndi kuvuga ibintu byambayeho. Yego nje bataza ko byumva nabi, ntabwo byambaye ko nyine muri famille yanjye ngewe byanyitayeho pe. Nanabivuze mu kiganiro twakoze ubushize. Yego ntacyo nishinja, ariko ni ubuhamya mfite nagiye mbona, ndetse nanjye bimwe nagiye mbibwirwa. Njye uri kubivuga ndi umwe mu bafite ubumuga, ariko uragerageje gutera intambwe imwe nabyo nabashije gusiga inyuma, ndetse hari n'ibyo ndi kubona ngiye kugera kubera iki kuba tafu mu mutima kwihangana. Kagara, utekereza noneho uyu munsi Kagarara, uruhare rwawe ari uruhe kuri iyo society y'abantu bafite ubumuga, kuri ku bantu muri rusange, abantu muri rusange bafite imitekerereze nyine kumva ko nimba nyine abyaye umwana ufite ubumuga bumwe na bumwe, ugasanga umwana ni ukumugumisha mu rugo, ni ukumubuza gutemberana kugenda ahandi n'abandi bana, ni ukuba abo bantu nyine wowe wumva uruhare rwawe ari uruhe noneho kugira ngo twese tugire understanding ku rwego rumwe, tugire ikintu nyine duhuze imyemerere nyine muri rusange. Yego mbo buriya gade reka nkubwire mani, najya wenda no ku ruhare rwanjye, reka maze mpere ku ruhare rw'ababyeyi cyangwa se ko abo bantu bagize gute bafite abo bana. First of all banza wumve ko uwo mwana kugira ngo agere ku isi, kumvikane kino kintu, ntago yigeze abihitamo kugira ngo avuke uko nguko ameze. Urumva, nta ruhare na rimwe yigeze abigiramo kugira ngo abe uko nguko. Reka we yagiye kubona yisanze ku isi. Gade uyuvutse ubu nkubajije ngo uvuka wari uhari nyine, ugiye wowe uvuka wari wiyizi bwawe. Ubaze ngo mbwira story yawe uri kuvuka, iyo story wayivuga nta muntu ugiyimenya, iyo story nta muntu ugiyimenya. Bivuze ngo uburyo uza nawe ntabwo bubizi, ujya kubona ushiduka ukabona wisanze ku isi, nta ruhare uragizemo ngo mana nzavuke gutya. No, wowe ujya kubona birabaye, kandi irema uko ishaka, sibyo? Kandi bakavuga ngo ntitangira tiza. Yego, kandi ushobora kuranga umeze fresh ugahura n'impanuka ngaha ruguru, igahita igukubita amaguru yose agacika. Ntiwansetse noneho uwo ucitse amaguru yose, sibyo nkwifuriza, ariko niyo si turimo, niyo si turimo. Kwiyoroshya tukumva tukagira ubumuntu mani muri twebwe, ukumva ko ugomba kubaho nk'umuntu apana kubaho nk'inyamaswa. Ese ubumuntu buriya nk'ubumuntu, hari abantu nyine wowe ku giti cyawe wari wahura n'umuntu ukavuga ati uyu muntu nta bumuntu yifitemo? Yego nk'abantu nahereye mvuga, urumva mani, kamubwiza ukuri, sibyo? Abantu badafite umuntu bo bariho, kubera ko ngiye mwana gade, sibyo? Niba nshobora kuba mani, sindi umuntu se, simva amaraso nk'ayawe se. Reka wenda tuve kuri ngewe n'abandi bantu muri rusange, sindi kuvuga abantu bafite ubumuga gusa, kuko hari n'abandi bose muri rusange. Ari igihe ubona gukora ikintu ukibaza se uyu muntu ubundi afite ubumuga, njye abona ahuye nabo, na n'ubu ngubu kandi ndacyahura nabo, ariko icyiza ni ukumenya ngo ibintu ndabyitwaramo gute. Urumva, ibintu ndabyitwaramo nke. Kagara,
uruhare rwawe. ndetse manze ngusubize ikibazo warumbajije ngo nigeze nkura n'abantu bagize gute ngo muri abantu ngo bafite umuntu mahari rega tujye tuvuga nyine tuvugishe n'ukuri sibyo se rimwe na rimwe dutange n'ukuri. nakubwiye ngo bwa mbere umuntu anze gusangira nanjye kubera uko mbona, ubwa kabiri umuntu arambwira turi kwiga n'undi ntacyo uzimarira. Nubwo amakomenti ari igihe nyabona ngo umuntu aje kuri TikTok cyangwa se kuri Instagram yanjye ati n'ubundi wowe ntacyo umaze, kuko se nawe iyo wirebye ubona ntacyo uzimarira nyine ubona nta babikubwira. Iyo wirebye noneho we kagarara wifata ute, wibona ute, wiyumva ute, wibona he? none uzi ukuntu njye nibona mba numva ari njye muntu urenze urumva mba numva ari buriya ikosa utazakora ni uko abantu bashobora kuguca intege nawe ukica intege ukazicika kuko ngo niko gutsindwa kwa mbere mu buzima kubaho. Umuntu araje arakubwira ati wowe nta ikintu nzigezaho, nawe uragiye uratangiye kuko burya ngo ntacyo nzigezaho, tayari watsinzwe mu buzima. Isi yahise gutsinda mugana wa Mike, isi yamaze kugutsinda 3-0, watsinzwe wavuye muri game. Njyewe ubwanjye ukuntu nibona nk'umuntu ushoboye kandi ushobora kuba nakora ikintu ibyo aribyo byose. Ese ikintu wakora buragade, ikintu wakora ntakora ni igiki? Ikintu wakora ni igiki? Nikubwire ntago wankora ku musatsi ariko njye nahagukora. Nawe ntago wahagurutse udahinnye amavi kandi njye nabikora. Urumva ni kimwe ikiriho nta kintu nyine nta kintu kiriho nta mwihariko nuko nayinshizemo akana ko nta. Yes nibyo. Ni ukuvuga ngo ikintu nyine ikintu ushobora kuba wakora nanjye ubwanjye nagikora cyane. Yego. Ibaza umuntu ushobora kuza akakubwira ngo sibyo. Negeze gura n'umudamu, reka mvuge ko badamu cyane sinzi impamvu mani sibyo. Umuntu arangije arambwira ngo ntabwo yambwiye, sorry ntabwo negeze ambwira, ahubwo baganira n'undi mudamu hari ukuntu nyine uri gutambuka ariko abantu byo bavuga nyine ukabyumva. Arangije abwira mugenzi ngo cyakuza njye nkura mwana mubyaye nkamenya ko ari kuri ya meza ko nahita mujugunya muri toilette. N'igikenero kucyumva se. Ibaze mani, sorry kuvuga ku babyeyi, ibaze ko umuntu yavuga ngo ngiyo nkibyara umwana nkabona ameze nka kuriya nahita mujugunya muri toilette. Nitambukiye gutyo birangaho bisanzwe. Umva icyo kintu kucyumva. Nose ubwo umuntu afite umuntu ubwo afite umuntu nawe mbwiza ukuri. Kuba noneho yumva ko we aramutse ambyaye yatanjugunye muri toilette, icyo ni kucyumva kagara. Umuntu ntaho muzi, nditambukiye gutyo biraho ngaho gutyo kagara. Kuki byumva ibyo bintu biguca intege? Reka nkubwize ukuri, sinkubwiye ngo simbitekereza, mbitekereza. Nakubwiye ngo aka kanya ngeze ubu ngubu nta kintu na kimwe gishobora kuba cyanca intege kiba. Noneho ngo amagambo ngo umuntu ngo yavuze ngo yambwiye gutya kandi ndi kubona aho ndi kujya. Ni gute uri kumbwira ngo cana nk'umukara kandi nduzi umweru se? Ngiye ndimo nduzi aho ndi kujya. None ikintu kiba gitangaje nk'umuntu uvuga ibyo bintu, nta hantu mwamuziranye bro, ni umuntu mwamuhuriye ngo biraho ngaho ntabaze uburyo ubayeho. Mbega man, nyine ni ukuvuga ngo izo ni struggle cyangwa se n'ibibazo bikunze kugirwa n'abantu bagize bafite ubumuga man. Ugasanga rimwe na rimwe nk'iyo nyine babigiye nk'umuntu ufite ubumuga bro, rimwe na rimwe ahita yitakaza icyizere cy'ubuzima, akumva yuko wehe nyine kuba nyine ntacyo amaze, kuba nyine nta kintu amaze no muri sosiyete runaka kagara. Niragusanga henda karagize gute karabaheranye man, karabaheranye.
dusoze ni iki usaba abantu muri rusange, cyane cyane abantu bita ku bitabareba cyangwa ku batabareba, nyine gutyo nk'umuntu aratambutse agahita ahinduka ikiganiro cyangwa se mukazana komenti? Reka manze musubize icyo kibazo warumbajije. Mbere na mbere reka manze meye kuri cya kintu nabaze ngo uruhare rwanjye ubona ari uruhe, taboretse gusimbuka ibibazo tujye tubwira abantu ibintu byose. Urumva uruhare rwanjye aka kanya navuga ngo sindagera hejuru hashoboka, nta kintu cya danje nyine kiri hejuru ndageraho gishoboka, ariko umutima, imbaraga, kwihangana bindimo. Ndetse hari na plan mfite. Urumva iyo mbonye umuntu urimo arasabiriza ufite ubumuga birambabaza, for sure birambabaza. Yego. Ese wabuze ikintu kibitera? Yamaze kumva ko nta kintu yashobora kuvuga ngo mpa nyine I don't like it, biba bintu simbikunda. Nyamara icyambere cyo nibabanze biyumveme yuko dushobora kuba natwe twakora ibintu bya danje kandi tugakora ibintu byinshi. Hari imyuga, urumva y'abantu bafite ubumuga. Hari imyuga hari abantu hari na bamwe abantu bafite ubumuga njya nganira nabo bro, bagiye bagera ku bintu birenze. Urumva ingero zirahari, abantu bakora mu matoriye, urumva babaye abahinzi. Imagine umuntu afite ubumuga ariko yabaye umuhinzi. Ibyo kintu ni umubaji, akora intebe, akora ibiki n'iki byose. Urumva umwuga akabyara iki nyine, akabona iki amafaranga biturutse kuki yamaze kwisobanukirwa, amenya ngo ni gushaka iki. Twaba abantu badanje. Yego, birashoboka. Ikintu gikenewe ni iki? Kugira inama ndetse no kugira gute, guhugura abantu bafite ubumuga nabo bakimva ko ari abantu. Aka kanya ntabwo gadi nakubwiza ukuri, aka kanya wenda nubwo turashimira leta yacu y'u Rwanda yagiye ibikora neza, kuko hari ingamba zimwe na zimwe igenda ifata ndetse tukanabibona pe, sibyo, tukanabibona cyane. Ariko nje numva hajya hashyirwaho n'ibiganiro, tukagenda tukabagana twabwira ati ugomba kuba guca. Erega impamvu mubwira bino bintu ni uko bimwe bimwe natangiye kubibona. Kagara, erega nk'iki kintu cy'ibiganiro wenda wari uvuze, ibiganiro nta bandi bakubikora, nibi turimo n'ibiganiro ni twebwe. Ese gade mu bushobozi bwanjye buke kuko abo bantu babyumvishije, ubwo nge nuko nta kintu gihagije mfite pe. Wenda n'abandi bakuri icyo kiganiro baturebe babyumve. Uramutse ushobora kuba watera inkunga projet nge mfite. Hari projet ihari draftinze ihari yo yawe? Yego. Izajya ifasha abantu bafite ubumuga, sinabafite ubumuga gusa, n'abandi muri rusange, ariko especially ku bantu bageze gute bafite ubumuga, kuko ni ikibazo gikomeye cyane Ese ubu ndamutse mfite nk'ibihumbi nk'icumi, yego, nkagura imishwi y'inkoko, nkagenda nkoroza nk'umuntu ufite ubumuga, iyo mishwi 10 imubyarira inyungu. Urumva? Ese turamutse tuvuze turateranije tugiye kumugurira imashini, yego, urumva, tukabajyana mu myuga bakagira gute bakiga. Bimwe byaratangiye, bimwe birakorwa. Abo ndi kuvuga barya batari bumva abo abari bo batari basobanukirwa ngo tuyibande. Sindi kuvuga abandi, ndi kuvuga barya batari basobanukirwa ngo ni bande. Hari abana bafite ubumuga bagiye babura amahirwe yo kwiga kubera ibyo bibazo nagiye mvuga. Imiryango yabo yagiye bakatira ntibajyane mu ishuri, bakahura n'ibyo bibazo by'ibiki n'ibiki byose. Ngiye mba numva kuri abo bantu ngiye nyine ukeneye kubageraho, nkabanza nkanabaganiriza. Rumbura hari ukuntu uganirizamo umuntu ugahita umusenyamo ibyari bimurimo bibi, ukamukangura, ugahita umukanguka mu bakakizira cy'ejo hazaza.
So ikiriho cyo nuko nyine iyo ni projet yawe ufite wateguye, yego usigaje gushyira mu bikorwa, kigaje gushyira mu bikorwa. Batanyumva neza, ntabwo ndi kuvuga ngo niko bimeze nyine sapurusa nyine ijana kujana ngo hari ibigo nyine igihugu cyacu kirabikora pe. Hari ibigo byigisha imyuga by'abantu bafite ubumuga birahari byinshi cyane, ariko nje abo ndi kuvuga ni ba bandi batari bumva ngo turi bandi, abo nibo nje nshaka kugeraho, kandi nzabageraho mfashijwe ki. Hari abantu mana bagifite umutima, hari abantu bumva ko ibyo bintu ushobora byaba, urumva. Yego, ese rega na government yadushyigikira, why not se? Utekereza ko itadushyigikiye, itagushyigikiye mu ntuza muri nyine hari ikintu ubona nyine yagushyigikiramo kindi cy'umwihariko apart from ubona iby'ibanze ntabwo byakozwe. ni ukuvuga ngo nibyo nakunze kuvuga, navuze ati ntabwo ndi kuvuga ko itabikora, irabikora cyane. Nabwo ngo hari amashuri yigisha abo bantu bakaniteza imbere. Njye mfite abashuti benshi sibyo babasha kwiteza imbere kubera leta yacu igize gute nziza, ariko njye icyo ndi kuvuga nabo ngabo bandi, abo bandi bagiye bahura n'ibyo bibazo bigiye bitandukanye. Ntabwo umuntu gadi yanze kwiga uko abishaka, ahubwo abenshi bagiye bava mu ishuri ukora amagambo bagiye babwirwa. Hari benshi bagiye barivamo mana, urumva, kubera ko imiryango yabo yanze kugira gute, yavuze ati n'undi abangaba ntacyo bazamura. Ugasanga umwana ubu ngubu ari ku muhanda asabiriza, atari uko ari ingeso, ahubwo ari uko yabuze uko agira. Ikiriho nge ku gitekerezo cyanjye, leta ibyo yasabwaga yarabikoze. Igisigaye ngira ngo ni uruhare rwawe, ni uruhare rwanjye, ni uruhare rw'undi n'undi twese, buri umwe hatuye akaje waroreye adahutaje mugenzi we cyane kabisa. ngira ngo nyine byaba ari ibyo ngibyo. Hanyuma ikindi kintu, hari nk'uko urumva abantu baraguhamagaye nyine mubasha kuganira, ikiganiro cyawe cyabakozeho, ngira ngo n'ubu utanze nimero nabwo ntihabura n'undi guhamagara ahubwo ati oya rwose ndabizi, kuko ari nyine hari abasigaye bangisha inama tu bafite ubumuga, bakambwira ati Kagara bimeze gutya na gutya, nkabwira ati try to be strong, kandi ugerageze ube wowe, ubake ejo hazaza hawe utagendeye ku byo abantu bakubwira, ube wowe. Yego, kandi umurimo wimakazwa, nta rwitwazo umuntu uko ufite ubumuga ngo urajya gusaba, oya, nta rwitwazo ngo mfite ubumuga ngo njye sinakora iki, wowe ko tunahuye nagukubita. Kuba ufite ubumuga ntabwo bikwemera kudakora, tucyumve neza kino kintu gadi. Kuba ufite ubumuga ntabwo bikwemera kudakora, kuba ufite ubumuga ntabwo bikwemera kutiga, kuba ufite ubumuga ntabwo bivuze ngo singomba kuganira n'abantu, oya. Kuba ufite ubumuga ntibivuze ngo igihugu ntikikureba. Ufite ubushobozi bwo kuba wagira gute, wakubaka igihugu cyacu. Twagize amahirwe yo kuvukira mu gihugu cy'amata n'ubuki, igihugu cyita ku bantu bose kitarobanuye. Ibyo ni ibintu byiza tugomba no kujya dushima. N'abantu banshaka, njye ndavuga ngo iyo projet ejo bundi abantu bazanayibona, tugiye kubitangira mu isi iri imbere. Ngiye kujya gusura abantu bafite ubumuga, ngiye kujya mbasura, mbagereho, kuko mfite abantu bagiye bahamagara benshi, mbagereho tuganire, urumva ibintu nk'ibyo. Kuko nabonye ko hari igihe uganira n'umuntu akagira mani ikintu asigarana, agahinduka muri we nyine, akavuga ati burya ndi umuntu. Kuko umuntu yumva ibintu ndi kuvuga nyine hari ikintu biri bumufasha. Yego. Kagara, ngira ngo watanga nimero. Yego. Umuntu wese wakwifuza kukugisha inama, kukugira inama, kuba hafi, kumuba hafi, akaba yakubona bitagoranye, nicyo nimero ziberaho. So rero nimero yanjye ni 079 019 27 94. Reka nisubiremo, 079 019 27 94. noneho natwe nka Kigali News Channel tuzaguherekeza. Oya, ni ukuvuga ngo Kigali News Channel bigiye kujya bibera cyane. Natwe turari gusa kuguherekeza, murahari, ndetse n'abantu bacu barahari nabo
Cyane. aho bazagenda badufasha uko bagiye bashobojwe, buri umwe uko abishoboye. buri umwe uko ashobojwe. Mani tugende tubabe hafi bari abantu. Ibyo ndabivuga rega nk'umuntu, ibyo bintu simbivuga nk'umuntu waje ngo mpimbe inkuru ngo kiri ndabivuga nk'umuntu umutangabuhamya. Ikintu abantu bagomba kumenya, twe kubaho nk'inyamaswa mwana. Gusa ngiye ukuntu umeze, ikintu cyose wambwira njye namaze kumenya uwo ndiwe, narisobanukiwe. Rero nta kintu ushobora kumbwira, uraza kumbwira ngo ndi inzobe, ndabizi ko ndi inzobe. Kumbwira ngo ndi igikara, ndabizi ko ndi igikara. Ngiye mpita nkubwira ati warebye neza kuko nibyo. Yego. So muri rusange n'ibyo ngibyo Rujama Phones Shop ku isi hose barabizi cyane. No kuvuga ngo rero mw'abantu mwe nta n'ahandi hantu pe Rujama Phones Shop tutabeshye ntiza kuri telefone yawe. Iyi ni iPhone yaturutse muri Rujama Phones Shop. Urayibona? Bivuze ngo nta abantu bo muri za Kigali, abantu bo muri za tutabeshye njye ntabwo wowe ufite mwana wanjye kugenda. Oya ntabwo urumva abantu bo muri za Kigali, urumva n'abantu bari za Rusizi, bene data, abantu b'iwacu ndabashuje cyane. Bene so ubundi ngere aba diaspora. Yego ubu ngundi ndi mu diaspora w'i Kigali. Umva no kuvuga ngo rero abantu muri Rusizi, abantu muri hehe, Rujama Phones Shop yaje nk'igisubizo cyane kugira ngo ibe telefone zigezweho, ibe telefone z'ibyerekezo. Urumva turi gukora ama top up. Niba ufite telefone wumva yakurambiwe, zana tugukorere top up tuwe telefone. Nanjye yawe nawe ikibazo dora tubivuga ariko ntujuze nawe rero turagusubiraho. Okay, ndashaka gukora top up baguhe telefone imeze neza. Samusanga wayibona iPhone ziba zihari. None uzi ikintu cyazanye no gihari no kuri abacuruzi batoya bari kujya bazabona bakaturangurira. ufite store ihagije tukabahera kuki ku bicuro noneho bizima no bakajya kwicururiza ku bacuruzi bato turi kujya tubaranguza. Ibiciro ni nk'iby'umuneke. Ni nk'iby'umuneke. Ntacyo mwaturanye muri Rujama Phones Shop, muze tubaze telefone zigezweho kabisa. Agara wakoze cyane. Mwakoze cyane mwamfura mwe, turabakunda cyane. Reka mbifeze kugira amahoro y'Imana. Ciao ciao. Kigali News Channel. Stay connected, stay entertained, and stay inspired with Kigali News Channel.